nkunze kubwira abantu yuko uyikora utangira ukina ikagufasha, ariko no uko ugenda ukura yo ntago uba ukiyikora, ahubwo iyo iragukora kuko irakurema ikagufasha gutinyuka bimwe no kumva bimwe no koroherwa no kwihangana. Iwanjye iyo nshyizemo kimono icyo gihe ibihe byose biba ari byiza, kuko ntabwo ugira hejuru ntugira no hasi. Iyo ugize hejuru cyane ukagira igituma kikujyana hasi uravunika ukaremererwa. Niyo mpamvu ubona abakina benshi usanga yagera ku rwego rw'umukara kimono akayiparika ugasanga yaguye ifurika, cyangwa yaba mu nzu imbeba zibamo zikayishunaho kubera uko aba atayiheruka. Ibihe byiza rero burya ni mu mutima w'umuntu kuko bihoraho. Njyewe binkundiye ibihe byiza byahoraho nkayibamo ikambamo. Bawuha isura mbi kubera amafilime bareba, abenshi ntabwo babasha gutandukanya filime bareba n'ibikorwa. Ibyo rero bigatuma abantu babiha isura mbi, kuko ibikorwa muri filime byinshi usanga ari montage, bikaba ngombwa rero uko interpretation ziba different. Ubundi isura ntago ari mbi, kuko karate ni umukino mwiza kandi utanga ituze n'umutekano mu mubiri w'umuntu no mu myumvire. Tubahaye ikaze abakurikira gahunda za Sport for Change Media, muri kumwe nanjye Fidel Kajugiro Sebarinda. Uyu munsi rero twasuye Sinzi Tarsis Sensei cyangwa se maître mu gifaransa mu mukino njyarugamba wa karate, by'umwihariko akaba azwi kuba yarabashije kurokora abatutsi yifashishije uwo mukino. Mbere na mbere turifuza kumenya Sinzi Tarsis ni muntu ki, mwatwibwira muri make? Murakoze, nitwa Sinzi Tarsis, navutse mu 1963, mvukira mu majyepfo i Butare, kera hitwaga prefecture ya Butare, ubu ni akarere ka Huye, mu murenge wa Kinazi. Ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Ngira ngo tutarajya kure ikibazo cy'amatsiko, ese Sinzi waba uzi impamvu ababyeyi baguhaye iryo zina rya Sinzi? Mu banyise Sinzi kubera iby'amateka. Iwacu hari komine Rusatira ituranye na komine Kinyamakara yo ku Gikongoro. Urumva Kinyamakara ari mu Gikongoro, Rusatira iri Butare. Mvuka rero bambwiye yuko icyo gihe nta muntu w'umututsi w'umugabo cyangwa umuhungu wabaga mu nzu, noneho byari byabaye ngombwa ko papa n'abandi bose bari bahungiye mu ishyamba bita Giseke. Hanyuma iminsi 8 igeze baza kumubwira ngo aze kwita izina. Umwana yagize iminsi 8, arababwira ngo bamwite Sinzi, ngo abandi bazongereho icyo bashaka. Noneho twinjiye by'umwihariko mu mukino. Sinzi uzwi mu mukino wa karate. Karate nyine ni sport. Ku busanzwe wakunze sport kuva kera? Apana, ntabwo nayikunze cyane. Ntiwayikunze cyane, ariko uzwi cyane mu mukino wa karate. Kubera iki ari wowe wahisemo? Wowe umazemo igihe kingana gute? Karate nayigiyemo ku buryo navuga buntunguye, kuko navuye mu Rwanda muri 77 njya i Burundi kwiga, kubera ko ntari nabashije kwiga segonderi. Ngera kwa mukuru wanjye witwa Karangwa Fideli, yaratuye i Burundi, nsanga akora karate, ahita njyanamo. Urumva nakubwira ngo niwe mu karateka wa mbere nabonye. Mbona ni imyenda twambara yitwa kimono niho nayibonye.
ubwo rero uko agenda akina anshyiramo kandi abikunda cyane. birumvikana ko wakundishijwe karate n'umuvandimwe wawe. Twagira ngo noneho tubwire, wadusangiza amateka yawe mu mukino wa karate. Amateka urumva natangiye muri 79 ndi Bujumbura, turi muri club ya Sensei Sayinzoga Jean Nyakwigendera, aho bitaga kuri Stella Matutina i Bujumbura. Mbona Ceinture Noire muri 84, ngaruka mu Rwanda muri 88, mbona deuxième dan hano i Kigali tuhabwa n'uwitwa Terokono. Hanyuma nkora muri université nigishamo karate, ningiye washyizemo umukino wa karate style yitwa Wadoryu, bigenda bikura kugera umunsi ndumva amakare bamaze kuba menshi. Wabaye umukinnyi ari kugera no ku rwego rwo kuba umwarimu wa karate. Ese muri icyo gihe cya mbere ugeze mu Rwanda, uvuze ko wabaye no muri kaminuza ukigisha umukino wa karate. Urugendo rwawe nk'umwarimu wa karate rwari rumeze rute, cyangwa se nk'abakinnyi muri rusange? Kubera ko ntekereza cyangwa numva bavuga ko umukino wa karate wari ufite ukuntu ubonwa n'ibyo bawukekamo bindi byihishe inyuma. Urugendo ntabwo rwari rworoshye, kuko urumva nimba naragiye i Burundi muri 77 nkagaruka muri 88, nubwo nigishaga abanyeshuri muri université, ariko kubera iby'amateka yaranze u Rwanda babaga baratubwiye ngo nibabona umututsi muri club ya karate bizatubera ikibazo. Ariko ku mateka nshyira nabwo kugira ngo abazanye karate mu Rwanda harimo Nduwumwe François, hakabamo Musanganya Faustin waracyariho, byabaye intambara kugira ngo babashe kubyumvisha leta y'u Rwanda ko abasivile bashobora gukora karate. Barahatana baza kubigera. Urumva naje iyo association iriho yitwaga ARAM, Association Rwandaise des Arts Martiaux, yabaga irimo judo, karate, kung fu na boxe. Ntabwo byari byoroshye kuko byari uguhatana, noneho tukigisha n'abantu discipline ko nta muntu ugomba kubikirara cyangwa ngo yitware nabi, kuko konsinya yari uko yitwaye nabi wese karate bayifunga. Wabonaga ari umukino ukunzwe muri icyo gihe cya za 80? Bo wari ukunzwe bitari cyane, kuko wari hake, abarimu bari bake cyane, ntago bari benshi, ariko wari uri muri Kigali no mu bigo bya gisirikare no muri kaminuza. Hanyuma hongereye ino tutangira kubishyira no muri bigo bya secondaire. Umukino wa karate nk'uko wabivuze, hari abawubonaga ko bagiraga indi sura bawuha. Ese nk'umuntu wagusaba gusobanura karate ni iki, ni umukino uteye ute? Bawuha isura mbi kubera amafilime bareba. Umuntu atandukanya, abenshi ntabwo babasha gutandukanya filime bareba n'ibikorwa. Ibyo rero bigatuma abantu babiha isura mbi, kuko ibikorwa muri filime byinshi usanga ari montage, bikaba ngombwa rero uko interpretation ziba different. Ubundi isura ntago ari mbi, kuko karate ni umukino mwiza kandi utanga ituze n'umutekano mu mubiri w'umuntu no mu myumvire. Ni nk'izihe ndangagaciro zawo zihariye ugereranije n'indi mikino? Indangagaciro wenda twafatamo bikeya bitari byinshi. Urumva yuko iyo twigisha abantu bamubwira uti azirinda itabi ni ribi, azirinda inzoga ni mbi, azirinda ubusambanyi ni bibi, hanyuma aba intangarugero. Kuko iyo ugomba kubwira abana ko bagomba kwitwara neza uko bize bagatsinda. Iyo ibyo byose rero ibyo mvuze bikeya ku ndangagaciro zitari nyinshi, ariko izo nizo zibanze, kandi iyo umwana bikurikije agera kure, akaba yakura, akaba intangarugero, akagera kuri byinshi, agasaza neza. Nk'uko wabivuze, tukurebye imyaka ugezeho uracyakora uwo mukino, kandi
aho umuntu agenda abona mu mashuri cyane cyane abana bakiri bato. Urebye umukino wa karate twavuga ko ari umukino ujyanye na buri wese, yaba umuhungu yaba umukobwa yaba umuntu ukuze yaba n'ugeze mu gihe nk'icyanyu. ni ukuvuga ngo iyo ugendeye kuri izo ndangagaciro naguhaye nkeya, wenda dufate 3, ibyo byose nakubwiye, ubusambanyi, itabi, inzoga, ibyo byose n'ibica intege umwana, noneho bigatuma agira imyumvire idahwitse. Ibyo byose yabashe kubyirinda abasha kugera kure. Noneho twagaruka no mu bijyanye no kwitonda, tuvuga amahame yacu tugenderaho nyayo y'uko ugomba kuba intangarugero, bigatuma ukura neza ukabasha kuba wakina. Ibitsina byose birakina, b'abakobwa b'abahungu, kandi bagaharanira ubwitonzi no kuba intangarugero aho bari hose. Ukwikora rero nkunze kubwira abantu yuko uyikora utangira ukina ikagufasha, ariko no uko ugenda ukura yo ntago uba ukiyikora, ahubwo iyo iragukora kuko irakurema ikagufasha gutinyuka bimwe no kumva bimwe no koroherwa no kwihangana. Karate ni umukino njyarugamba. Ese nk'ubu ugiye imbere y'umubyeyi ufite umwana w'umukobwa kugira ngo umwemeze ko umukino wa karate ari mwiza ku mwana we w'umukobwa, wamushishikariza kuwukina, ni nk'iki wamubwira kugira ngo umwemeze ko atari umukino wahariwe abagabo cyangwa abahungu gusa, kandi no ku bakobwa ari umukino mwiza cyane? Aho ngaho bizanyemo izindi parametere. Urumva ibyo dukora yitwa karate do. Karate ni umukino njyarugamba nk'uko bivuze, do bikaba siporo. Noneho ibyo kurwana habamo kategori nyinshi, harimo kwikina, ukora wishyushya, ugakora gym nk'abandi rwose, ko tuba twambaye imyenda itandukanye, twambaye n'ibirenge, cyangwa tukabasha kuba twakinira ahantu hatoya. Hakabamo kata, ni nta karasisi umuntu yikoresha yishyiramo ko arwana n'abantu benshi atababona. Hakabamo no kurwana nyirizina. Ku kurwana nyirizina rero biza hari abatabikunda kubera kamere yabo, nuko batabishaka, bumva ko kurwana bitabahira. Ariko muri ka karasisi baramukoresheje, igihe cyose yasagarirwa yabasha kwirengera. Kirazira kikaziriza we ntazatera, ariko naterwa nanone azirwanaho. Batubwiye ko karate wayikundishijwe n'umuvandimwe wawe. Ese mu bagukomokaho hari abagukurikije nawe? Barumva nabyigiye kuri mukuru wanjye, abana banjye nabo barakinaga 3, ariko 2 nibo bagikina, umwe yabivuyemo, nabo baragerageza. Muri karate hari ibyiciro umuntu agenda ageramo uko akina, ngira ngo biva ku amabara y'imikandara bikagenda bizamuka. Mwatubwira ibyo, tunyuramo ibyo byiciro bigize umukino wa karate? Utangira wambaye umukandara w'umweru usa nk'uko kimono muyire bimeze. Intera ya 2 ukabona uw'umuhondo, intera ya 3 ukabona orange, iya 4 ukabona icyatsi kibisi, iya 5 ukabona ubururu, iya 6 ukabona ikigina ariyo bita maro, iya 7 ukabona umukandara w'umukara, aribwo bavuga ko umuntu abonye premier dan. Ubwo rero warenga premier dan ukatangira kwambara umukandara w'umukara. Hakaza urwego rwa mbere, urwa 2, urwa 3, urwa 4, urwa 5. Uvuga ngo uko ugenda uzamuka mu byiciro, ubonye premier dan uri umunyeshuri regiriye, kugira ngo ubone iya 2 utegereza imyaka 2. Wabona uri regiriye kugira ngo ubone iya 3 ugategereza 3.
waba uregiriye kugira ngo ubone kane ukategereza ine, waba uregiriye uko bigenda bizamuka. Nuvuga ngo iyo ubonye iya dane, urugero nk'ubu mfite iya gatandatu, ngomba gutegereza irindwi, ndetse ko nayigezemo igihe cyose nagendera gushaka abarimu ikizamini nagikora. Ubwo ukagenda uzamuka, nuko bizamuka. Ariko ubu uwa mbere ni imyaka afite dani 10. Mu banyarwanda ufite dani iyo ku rwego rwo hejuru yabageze ku ya kangahe? Ndumva twari babiri, njyewe na Sayizonga mbere yuko yitaba Imana, abandi baracyafite 5 na 4 kumanuka hasi. Wenda hari ibintu sinzi naba nabyita nko gutebya, bavuga ko hari icyiciro umuntu bijyanye na dan kugira ngo abone icyiciro cyo hejuru ngo bimusaba nk'ikizamini cyo kurwana n'inyamaswa. Ibyo bintu byaba ari ukuri? Ibyo bijyanye nka bimwe twavuze uko abantu bakora interpretation n'imyumvire ya buri muntu ku giti cye, ariko ntabwo ari byo, kuko ntabwo bakohereza ku gisimba ushobora kujyayo ntugaruke. Ariko urumva iyo abantu bakiri abasore wenda hari abipima, kuko hariho nk'umwarimu wateye bifure ingumi irapfa, imbogo witwa Masato Oyama, yari umuyapani agaragaza ingufu y'abafite, ayitera ingumi mu gihanga arayica. Jenoside gusanze i Butare. Mu mirokokere yawe kuba giye bakurikira Sinzi Tarsis, abenshi bumva ko hari uburyo wanyuzemo bugoye kandi ugira bukiza. Ngira ngo twagwa uyu mwanya kuba dukurikiye ukabasubiriramo inzira mwanyuze. Hari abo warokoye, hari abo mwafatanije muri urwo rugamba, kandi ukaba ukiriho ubu ngubu. Nuvuga ngo indege ya Habyarimana yarahanutse, hanyuma badufungira mu ngo, tuva mu ngo kuri 12 z'ukwa 4, mbasha kujya mu rugo iwacu ahitwaga Rusatira. Ngera iwacu kuri 12 njyanywe n'uwari umujandarume witwaga Rurangirwa Jonathan, yari yahunze azanye umugore n'abana avuye Ikibungo kuko inkotanyi ngo zari zahageze. Hanyuma duhura ngiye kuri banke, ankubita muri kamyoneti aratujyana, ngera mu rugo iwacu aho bita Giseke na Nyagisenyi. Kuri 13 tujya kurwana n'abantu bo ku Gikongoro ku Mwogo. Nuvuga ngo iyo wavaga Rusatira ukamanuka, wageraga ku mugezi wa Mwogo wakuka ukahura na komine ya Kinyamakara. Ubwo rero twatangiye kujya gukumira abo bantu kuri 13, bitewe n'uko abasaza harimo papa batubwiraga bati kuva 59 6 nta na rimwe Gikongoro yigeze itera aho hantu. Ubwo rero tubikora gutyo, abahutu, abatutsi, abatwa tuvangavanze twese tujya gukumira. 13 21 baradutsimbura. Badutsimbuye turagenda dukwirwa imishwaro, duhungira muri za Risonga. Duhingiye muri za Risonga tubamo, kubera izari yari nini cyane, tujya muri padoke yo hagati, umusozi wari hagati y'indi, ku buryo umuntu aho yavaga yaba iburyo, ibumoso, hepfo, haruguru twabaga tumureba. Tukampingamo kuva 21 kugera 28 niho baturashe. Baturasa 28, baturashe iminota 30 kuva saa 10 kugera saa 10 n'igice. Ari abandi baturage cyangwa ari ingabo z'igihugu? Haje abasirikare 27. Umunsi umwe mbere yuko baturasa haje indege ivuye i Kigali, kuko ku maradiyo ya RTRM byari byatangiye gucicikana bavuga ngo inkotanyi zafashe Isonga. Kubera ko abaturage benshi wamenyaga ngo Sinzi ari Isonga, ntago nzi icyo byavagaho.
yabangwa amakira ari hariya ko nari narabatoje kurwana dukoresheje amabuye n'intwaro gakondo. Nababwira ni umuntu narasa mujye muryama, kandi nuryama wo kuguma huje, kandi mugende mukambakamba mugana aho arasiye. Noneho barankundira, abaturage barabikora. Uko indege riza muri reconnaissance 27 nka saa 7 elise za kajugujugu zishobora kuba zaduhuha. Barangije baragenda, nibwo bazanye amaramforo avuye Nyanza. Amasasu yavuye i Kigali azanwa n'indege iparikaho bita kuri arete, barayapakura no bohereza abasirikare n'abajandarume babaga i Nyanza, niho baje kuturasa. Kuko icyo gihe kuri 28 bavuga ko abanyabutare nta masasu bafite, n'ab'Inyanza ntayo. Nuko baraturasa 28, turanyanyagira, bakajya bakubita imbunda za rutura, bagakubitamo abantu bagasimbuka ari nk'ijana bagwa hejuru. Tukwirwa imishwaro rero, tugenda tuhorombora dutera amabuye abari imbere, bariyeri aho duhuye tukarwanayo, bikaba tuza kwambuka turi 118 mwambuka Akanyaru. Twaciye ikibaya cyose, uva Isonga ukamanuka mu Kira aho bita mu kibaya cy'umuceri, ukagenda ugaca za Muyaga ukambuka. Nanone ngira ngo si ibintu byoroshye kugira ngo muri icyo gihe abantu buri wese afite ubwoba. Ni iki nubuhe ubutwari babukuye kugira ngo mu ijambo ry'inyamahanga ukonvenka abo bantu ukuntu mwakwihagararaho kandi mugakomeza mugahangana n'abo bantu? Ni ukuvuga ngo ni bimwe nahoze nkubwira, nigeze mbivuga, wenda mbisubiremo, ngo karate urayikora yarangiza ikagukora. Mu kunkora kwayo habayemo uko ntinyuka, nta bwoba ngira, ariko ni ukubera karate. Hanyuma rero mu gutinyuka aho ngaho usonga baravuga ngo barashaka umutima wanjye ngo n'umutwe wanjye, ko nari mfite ubwanwa bwinshi. Baravuga ngo barashaka umutima wanjye n'umutwe wanjye. Amakuru nkayamenya. Namenyaga gute? Namenyaga kuko nari mfitemo, twari dufitemo abagore batutsikazi bahungiyemo, bafite abagabo b'abahutu. Nabo abagabo b'abahutu bakaza kubazanira ibiryo wenda ku mugoroba, ariko n'amakuru bakayaduha. Byongeyeho ko n'ubutare bari bambuze. Bambuze makuru bampaye nuko bazanye imodoka y'abajandarume nako y'abasirikare, bakayishingaho nari ntuye, bakajya barekuramo ibisasu. Abaturage bababwiye ngo ndaguruka, bimwe by'abaninja. Aravuga ngo afite imbunda ngo utazwi isura yaryo, ngo kandi yagiye mu kirere arikaraga ngo akagaruka amara abantu, ku buryo barashe iwanjye inzu bakubise amasasu, ntago bavuye mu modoka. Bashinze imbunda ifite amaguru 3, bakajya barekuramo igisenge kikaguruka. Barabura, baravuga ngo buriya ngo yagurutse. Noneho bwa butwari rero no gutinyuka n'icyo urumva nabikuye muri karate, kuko ugomba namaze kumenya uko bashaka umutima wanjye n'umutwe wanjye. Byabaga bisaba yuko abantu turi kumwe nabo mbatinyura, naza gusatira ufate hasi utera ibuye. Ubwo urumva rero tekinike y'amabuye twakoreshaga, tugafata amabuye uje, nubwo yabaga afite imbunda, tumutereye amabuye rimwe turi nka 20, ntihaburagamo nk'5 amufata. Abaturage rero bagenda babona yuko ari byo. None ubwo aho twari dufungiye, tukajya tujya ku mupaka hirya twitaruye kugira ngo tubambire, natwe tugakora bariyeri itubuza guterwa. Urumva rero ngenda mbibumvisha, habaga harimo abasore bafite ingufu n'abakobwa n'abagore, abakobwa, abagore, abana, bakajya gutora amabuye aho umuntu ari hose. Ugasanga ufite ikirundo cy'amabuye yo gutera, atari ibibuye binini ariko matoya. None uko wakwideplasa bazi gutera, hakaba hari abana bato inyuma n'abagore bagenda baguhereza amabuye ukora mujugunya, ugira ngo ni nko kugurutsa inyoni ziri mu masaka, ariko tukayatera ya nyayo.
ibintu bya karate ubimazemo igihe, ukaba umaze n'igihe kinini mu rwego rw'abarimu, waba ufite ishusho cyangwa umubare w'abamaze kuguca imbere? Ni ikizami nk'ikindi urumva, kuva nabona umukandara w'umukara muri 1984, ntakubwira ngo icyo gihe cyose nje mu Rwanda natangiye kwigisha jenoside, ndi umwarimu nkora muri universite imyaka 25, ariho ndi mfite club muri gymnase, abenshi baranze ariko je ntago mbaza. Nibuka bakeya abakuze abo twatangiranye nkiri umusore, biba bisaba gushishoza cyane, ariko iyo agukundiye mu gahura akakwibwira wumva bishimishije. Wabaye mu bihe bitandukanye bijyanye n'aya mateka y'u Rwanda, ni ukuvuga mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, uyibamo igihe yabaga ndetse na nyuma yayo. Ese ugereranije karate uko yakorwaga mbere ya jenoside, ndavuga mbere ya 1994 na nyuma yaho kugeza ubu, watugereraniriza ute abayikora no mu myumvire y'abantu? Uyu munsi igenda ihinduka, kuko uko tuzamuka muri modernisation na civilisation irahinduka cyane, n'amakondisiyo ntabwo aramwe. Kera urumva twakinaga nk'ubwo i Burundi, ntaga twakoreshaga, byari ukurwana live, ari ingumi ku ngumi, nta bintu dushyira ku mirundi, nta byo dushyira ku ntoki. Ariko ubu ngubu hamwe na Federation Mondiale ya Karate WKF igenda ibihindura, tendance ibigira iy'Iburayi kurushaho kwiba y'Abayapani. Noneho bakavuga bati mugomba kurwana mwambaye gants, mugashyira ikintu mu gatuza, mugashyira ibintu mu menyo, mugashyira ibintu ku maguru, urumva byo kwikingira kugira ngo igihe muje nk'imirundi ntimukobagurike cyangwa ngo muvunike, bagenda babyoroshya. Ariko tekinike noneho na vitesi nabyo biroroha, kuko kwigisha no kwiga birafasha, birabanguka, kuko abarimu babaye benshi na tekinike zabaye benshi. Kera umva umuntu yarwanaga ahiga na kasete ajya gushyira muri magneto, ubu ngubu ushobora gushyira kujya kuri internet, umwarimu ushaka ukamubona, ukabasha kubireba neza aho bikocamye, ukabigorora, ukabijyanisha n'igihe. Noneho uno munsi rero babaye na benshi, ntago wavuga ngo ugiye kumushyira muri kondisiyo nk'iza kera, yatoroka. Mu bijyanye no kwitabira, abantu basigaye bayumva vuba, kuko aho mbihera nuko ngira ngo mwebwe muyitangira mwasaga n'abantu, cyangwa se wasanga igikorwa cyane cyane abantu bageze mu mashuri yisumbuye no kuzamura, ariko ubu noneho usigaye ubona n'abana bato bayitabira. Iyo myumvire ku bwitabire mubona hari cyahindutse? Ni ukuvuga ngo ujyanishije n'ibihe, tuvuge nk'abana mfite muri club, usanga ba se na ba nyina twariganya, cyangwa se nko muri amahame nakubwiraga y'ubwitonzi no kuba intangarugero, hari ababyeyi bakuzi cyangwa baza abarimu bakavuga bati umwana wanjye abaye nka naka, akamuzana. Harimo uko igihe wigisha ugomba kuba umuntu nyawe, utari ikintu, udaharanira ibintu. Noneho rero bigatuma nawe ukundisha abana. Bangwa ababyeyi baraza kandi biroroshye. Harimo kategori ebyiri, wene twavuga kata, akarasisi, hakaba no kurwana twita kumite. Ibyo byombi umwana ashobora kubihitamo. Hari umwana ukunda kurwana akaza yemeje kujya arwana gusa, ari n'umwana ukunda gukora kata akazikora. Ibyo rero bikamufasha guhitamo, uburyo buroroshye. Nanone kandi tukiri ku bijyanye n'umukino wa karate, noneho ku rwego rw'u Rwanda rwihariye, ubona wayishyira nko ku ruhe rwego? Ubona ari ku rwego wifuza, cyangwa se urabona hari indi ntambwe ikenewe yo gutera? Intambwe irimo na nziza, kuko harimo abana batoya cyane rwose bageze ku rwego rushimishije, ariko ntabwo nakubwira ngo
uko imeze uku niko mbyifuza, yakaba irenzeho mu buryo bubiri. Amikoro ntaboneka, abonetse twarushaho kurenza uko bimeze uko. Nubango abana bakina barahari, pepiniyeri irahari, barahari pe, banashoboye ku rwego rw'isi, ariko amikoro ntayo kuko karate ni umukino uhenze usaba yuko hajyamo investissement, amafaranga akaboneka. Twakabaye rero dufite ubushobozi bushoboye kuboneka, umwana agahora muri ibyo bintu ari byo arimo, n'imidari y'isi yaboneka, kuko abanyarwanda ubundi ntabwo barekura kandi icyo biyemeje gukora baragikora. Ntabwo rero mveba abana, siniveba nanjye, ariko uburyo nuko nta banga ririmo na mwaye amikoro bashyira muri karate, kubera wenda navuga ngo ntibarayumva neza cyangwa se nta gaciro bayiha entre guillemets, bagiyemo mwaye nk'izijya mu zindi siporo, natwe twagera ku rwego rushimishije cyane. ubona hari icyizere ko bizagerwaho? Bizagerwaho burya, iyo karate nabivuze urayikora ikagukora mu rukundo rwa buri mwana no kwihangana no kwihambira, bizaza kuko igihe kizagenda kiza biza, kandi uko dukora nuko twigisha n'abana baguma babe intangarugero, icyo gihe kizagera. Numva mfite icyizere. Ni byiza. Karate ni umukino wongewe mukinwa muri mikino olympique nyine, se ntawe ubwawe wabyakiriye ute? Ubona ari iki bizahindura kuri karate ku bayikina? Ni ukuvuga ngo iyo umwana asohotse akabasha kureba, kuko ushobora gusanga ari ubwa mbere agiye muri Jeux Olympique, iyo arebye nta ari ubwa mbere agiyemo, biba bikomeye kugira ngo azane umudari awubone icyo gihe. Ariko iyo yagiye akareba n'amaso ye, yagira amahirwe agakina, ubutaha araryoherwa agakunda, yarangiza akumva ko agomba kuzagera aha hantu. Vuba rero ngo mu gihe cyose umwana azabasha kujyayo, azareba yige kandi atsimbarare amenye. Ngira ngo ni na motivation ku buryo bazajya bayitabira, ko ari imikino olympique n'urwego rw'isi yose, niyo mikino yo navuga iri ku rwego rwo hejuru. Twavuze twari muri karate muri rusange, ariko noneho tugarutseho by'umwihariko watoje, wakinnye karate n'ubu urayikina, hari abo watoje. Ese nko muri wowe ni ibihe bihe byiza wumva nk'umukinnyi utazibagirwa? Ibihe byiza? Ibihe byiza utazibagirwa, cyane cyane iby'amarushanwa wagiye utsinda, nibyo akenshi bitava mu mutwe w'umuntu. Buriya rero birakomeye. Iwanjye iyo nshyizemo kimono, icyo gihe ibihe byose biba ari byiza, kuko ntabwo ugira hejuru ntugira no hasi. Iyo ugize hejuru cyane ukagira igituma kikujyana hasi, uravunika ukaremererwa. Niyo mpamvu ubona abakina benshi usanga yagera ku rwego rw'umukara, kimono akayiparika ugasanga yaguye ifurika, cyangwa yaba mu nzu imbeba zibamo zikayishunaho kubera uko aba atayiheruka. Ibihe byiza rero burya ni mu mutima w'umuntu, kuko bihoraho. Njyewe binkundiye ibihe byiza byahoraho, nkayibamo ikambamo, nkabana nayo. Amasorti nagiye ngira narayagize, nararyohewe, nararebye, ndakunda, ndiga, nijya no ku bandi. Ngira ngo noneho umuntu adomye ku bijyanye n'amarushanwa, ayo waba waratsinze ukumva rwose ni irushanwa ritazakuva ku mutima ukurikije uko warinyuzemo, cyangwa se n'uduhigo waba ufite wihariye? Umuntu aba yaragiye atsimbana amarushanwa, abo mwahuraga mpasa nka premier dane muri 84, ubwo yabaga ari intambara nka yindi, muri 88 yari intambara. Dusohotse tujya muri Central Africa bwa mbere, tujya mu ndege, byari feeling, ariko nabwo ari dukanura ureba hirya, uhura n'abantu bagenze hirya no hino. Tugiye Burayi muri Espagne, tujya za South Africa, biba biryoshye. Buriya ni nk'uko iyo uri umu artiste nta bintu urushisha ibindi.
bihora ari byiza. Yego. Mu zindi nzego z'ubuzima bw'abantu akenshi ukunze gusanga iyo bigeze muri siporo abantu barayikinnye byo kuyikunda, ariko kuri ubu aho bigeze usanga ari siporo ishobora kugira icyo imarira, icyo yinjiriza umuntu mu buzima bwe. Ese ku bwawe by'umwihariko karate yaba yarakumariye iki? Yego yakongereye imibanire, ngira ngo nabyo uri bitubwireho, ariko no mu bushobozi hari amarembo yaba yarafunguriye ku buryo uvuga uti yamfashije kuba nakwigeza kuri iki? Ni ukuvuga ngo karate itandukanye na basikete, igatandukana n'izi siporo zindi, kuko icya mbere ni ikinirwa hamwe n'abandi, ariko igipande kinini ni individuel. Ko mu rukundo mushobora gutangira muri abantu 10,000 mukazabona umukandara w'umukara muri abantu 10. Noneho imiryango yafunguye no kuvuga ngo namenye n'abantu benshi cyane, mbigiraho uko bitwara, ubwo ndavuga abakarateka n'abatari abakarateka, hari ababinkundira. Noneho rero mu bindi nabyo nakubwira ngo hari icyo yamariye, yarantinyuye, irantinyura nkagira kwizera muri jyewe, nkabangukirwa muri njyewe, nkarwanya no gucika intege. Mu bijyanye n'icyo tuvuga, abandi hari ukuntu bagiye batya bagatsinda irushanwa ngo agahembwa amafaranga. Ese muri karate bibamo? Hari icyo wakuyemo cyaba cyaragufashije kuba wigezaho mu buzima? Karate nta mafaranga avamo, ahubwo urayasohora rwose, byo urayasohora ukayasohora. Ariko wenda mu bihe tujyamo bizaza ku buryo umuntu yabifashe. Urumva akenshi umuntu arabibangikanya akabikorana n'ibindi, ntabwo aba yarize karate yonyine, ukasanga abikora ari nka amateur, akavuga ati nagiye ku kazi nyuma ya 11 ndi bwigisha abantu. Ariko igihe kizagera umuntu ashobore kuba yaba ari byo ajyamo. Ko nk'ubu hari abana nzi batoya b'abakarateka usanga akarangiza nka lisanse muri universite, agahitamo kuba umu entraîneur ariho akura ubuzima bwe, bikagenda bikunda. Rero umva uko kwihangira imirimo iyo yabaye intangarugero, ashobora kuba yakora ishuri rye. Noneho inzitizi zikaba hehe? Kugira ngo umuntu azabone sale ye wenyine, nibera kuvuga ngo umuntu arayasohora. Kugira ngo uzabone sale yawe, uvuga uti ngiye gufata umuntu runaka, hari ushaka kwiga mu gitondo 12:00, hari wabuze ibitoto ushaka gukina 11:00, hari ushaka kuza gukina nimugoroba. Biba bikomeye, biragaruka kuri rya jambo navuze yuko byose amikoro avunnye. Kandi dufite abantu benshi cyane, ariko no ku muntu ku giti cye. None ushoboye kubona nka sale yawe yonyine wigenga, hariya uvuga uti ndayifunga igisaha, cyangwa se ndayishyize hariya izakora amasaha yose 24 kuri 28. Icyo gihe ushobora kuba wabona amafaranga, ariko atari menshi, kuko ntabwo wayabona kugira ngo abantu babyumve baze babyumva. Nubwo nakubwiye ko karate irahenda, kugira ngo ubashe kuba wafata umuntu umuzamure agere ku rwego rufatika, biba bigoye. Ariko urumva icyo gihe hari igihe kizajya tukaba dufite nk'amajima ahoraho, umwana akaba ari byo abamo, akabikora amasaha yose, akabasha kuba yagira n'icyo ageraho gishimishije. Noneho igihe rero afite nka club abamo amasaha menshi, igihe u Rwanda rwamwiyamaza narwo rwazamuka mu midari n'ishema ry'igihugu rikaboneka. Tuvuge ufite nk'ubu buryo turiho tuganira, ariko ujya ugira n'abo wigisha uburyo muhura mukaganira, ukagira ibyo basobanurira ku bunararibonye bwawe ku mukino wa karate. Nk'ubu buryo dufite turiho tuganira, ari nk'urubyiruko rukumva, ni nk'iyihe nama wabaha ku bijyanye na siporo muri rusange ndetse n'umukino wa karate by'umwihariko?
ikintu nababwira buriya kugira ngo icyambere na mbere uzarambe bigusaba kwihangana. Ubwo rero urubyiruko twarubwira ngo rwihangane, barwane n'ubwonko bwabo n'umubiri wabo wo kwirinda ibishuko ibyo ari byo byose, kuko iyo utihanganye ntacyo ugeraho. Nababwira abana ni bakunda amagara yabo kandi bubahe n'ababyeyi. Ku bakinnyi ba karate no kubabwira ngo aho bari nta mwanya uba mutoya, nimba ari mu rugo iwabo nta muntu wabura intambwe imwe cyangwa ebyiri akoreramo. Izo yazibona rwose, nicyo cyiza cya karate. Itandukanye na football wajya gushaka ikibuga, ariko karate nubwo waba wicaye ku ntebe wayikora. Ese muri siporo cyangwa se wigeze kubikomozaho, uroye aho bigeze ubu, haba muri siporo muri rusange cyangwa na karate, umuntu yakora siporo se cyangwa karate ikamutunga muri iki gihe? Yamutunga kubera yuko nk'abana batoya ahisemo ko aricyo agomba gukora, ashobora kuba yakwantrena nka karate mu bigo bya segonderi bibiri, akahinduranya iminsi ya entraînement, wenda aho yantreniye rimwe kuwa mbere, ahandi akajya kuwa kabiri, ahandi ho yagiye kuwa mbere akajya kuwa gatatu, no muri weekend akaba yabona abandi bantu yantrena. Rwose kuba batoya barambukiwe, ariko biba bisaba ko baba intangarugero, kuko kugira ngo umubyeyi aguhe umwana cyangwa umuntu w'umugabo w'umufonctionnaire akuyoboke, biba bisaba ko hari icyo agukuraho akwigiraho. Iyo rero utari intangarugero ngo umuntu akugane azi ko hari icyo azagukuraho, ubwo azahasebera cyangwa bakajya bavuga ati kugira igena n'uriya muntu akuvaho. Ibyo rero bigatuma bitwicira umukino, kuko tuba dutanze isura mbi. Roye siporo iri mu nzego nazo zisigaye zishyirwamo imbaraga hirya no hino ku isi. Ese ubona hari, wenda sinzi niba twahera mu Rwanda, ubona hari akamero yari yagira mu iterambere ry'igihugu? Buriya rero iragafite, kubera yuko ndatanga nk'urugero, iyo abantu barwana habamo gukundana bakanubahana. Umwe akavuga ati uriya arandusha ingufu, arandusha iki. Mu iterambere ry'igihugu rero nuko ndahamya ntashidikanya, ugiye gukompara no kuvuga ngo ukujanisha abakinnyi abo muri karate, wasanga aribo bafite ubwitonzi kurusha abandi. Icyo rwose nagishyigikira kandi nagishimangira. Tugiye tugafata ngo turebe imyitwarire yabo muri football, imyitwarire yabo muri volley, imyitwarire yaba yaha, ndahamya neza rwose yuko muri karate twasangamo ubwitonzi aribo benshi. Sinzi twaganiriye byinshi hambere, ariko noneho tugeze kuri ubu ngubu, uri umuntu witangiye umukino wa karate na n'ubu ukiwukora. Ese noneho tugiye by'umwihariko ku byo twakwita ibuye ryawe uriho ushyira ku nzu cyangwa se inyubako twakwita karate, ku bwawe ni nk'ibi? Ni ukuvuga ngo nigeze mvuga ngo karate urayikora nayo ikageraho ikagukora. Uyu munsi tuvugana irankora, ntabwo inkora mu rwego rwo kuvuga ngo ndayibona amafaranga, ariko hari iby'inyereka nifuza ko abana bazankomokaho atari ku maraso yanjye, ni ukuvuga ngo mubo nzaba narigishije hari icyo bageraho. Noneho umubyeyi rero buriya rera, wenda ntawiha amanota, ariko ugerageze kuvuga uti uriya mwana mubonye namugira ko yandenga. Aribwo rero nakoze ishuri ngitirira izina ryanjye, navuga ngo ni Sinzi Karate Do Academy. Ndavugane umuntu wese waba warunzi
n'uzamenya yumvise iryo zina kuko bakunda kunyita Maître Sinzi, nkavuga ni wenda ushobora gusanga hari icyo bibabwira cyangwa se hari icyo mbamariye. Ndaboneka ngita izina ryanjye no gucisha ku ruhande ngo ngite irindi zina, abazaba bakunda Sinzi bazanzanira abana babo. Ubwo rero mpera Kimihurura kuri Ecole Internationale niho nabanje nsanga aho twakinaga hadasobanutse, hanyuma nimukira Kiberinka tugakora ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu. Ni Kiberinka ni muri Kigali. Urumva yuko namaze imyaka 25 i Butare, ni ariho nigishiriza karate. Nje Kigali muri 2014, ndavuga nubwo ntakiri muri salle ya université, ngiye gufasha abarimu bari muri Kigali. Nsanga ahantu hose ari ama club ahari n'amasale yarafashwe, biba ngombwa ko ngenda guhanga ntangira bundi bushya. Nabwo ntangiye bundi bushya reka ngita izina ryanjye kuko abari muri Kigali benshi bugeze umbazaho ngo abanciye imbere narabigishije, ndabona n'indi izina ryanjye bakabaririza abazajya bakenera kuza kwihugura, ari abarimu nabo bazajya baza mbaho ubumenyi mbasangiza. Nuko byagenze inshinga iryo shuri, ubu tukora muri Kiberinka Kibagabaga ku muhanda wa 307. Hanyuma ariko inzitizi nsa nkura nazo cyane nuko muri Kiberinka aho dukinira basengeramo ku cyumweru. Ntabwo bishoboka yuko mbona uko nigisha batabonye umwanya mu cyumweru hagati. Imana ninshoboza mu gihe kizaza wenda nzaba mfite icyumba cyanjye nzaba nigengaho ku buryo uwo ari wese uzabasha kuba yaza gukina azakina. Nuko rero ubwo uruhare ndiho ntanga ni umusanzu, mvuga ni nimba naragize Imana simpfe, wenda hari icyo nzasigira abandi n'izina ntirizazime. Ndumva ari wo musanzu ndiho ntanga kandi nzawubandaraho, kandi hari icyo nzamarira Abanyarwanda n'abana b'Abanyarwanda n'u Rwanda. Twaganiriye cyane ku bijyanye n'uko utoza abana cyangwa se n'abandi ku rundi rwego rw'abakinnyi ba karate nk'abakinnyi nyine, ariko noneho ku bunararibonye ufite ku rwego ugezeho ruri hejuru mu Rwanda, nta buryo ujya ugira nanone gusangiza ubwo bumenyi abandi bari nko mu butoza bw'abakinnyi? Ngo ubundi dufite urwego karate irimo ibice bitandukanye, ariko nka karate ndimo iyo bita Wadoriyo twashyizeho gahunda y'uko tugomba kubana buri kwezi, tukabana buri kwezi hakaza abatoza bose ababishoboye n'ababishaka, kuko bose ntabwo wabakubitira kukugana, ushobora gutumira hakaza abashaka. Noneho twahura rero kubera ko tuba tugomba kuvugurura tekinike cyangwa no kuzisubiramo tukabonana. Ibyo bivuga rero yuko abakuze twigisha abatoya bakazabasha nabo kujya hasi aho tutabasha kugera, nabo bakabigisha. Ubwo iyo ni rimwe mu kwezi, ariko nibinkundira muri gahunda mfite kandi mparanira kuzageraho, nuko nzasunika ku buryo abazaba bishaka twajya tubonana nka rimwe mu cyumweru, nubwo yaba isaha imwe ariko bigahoraho, kandi nzabigeraho. Akoze kandi amahirwe muri izo gahunda. Nakoze.